ukiri mu buntu bw'Imana, nimba utarigeze uko ajya mu byaha ngo wimure umwami Yesu, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wakoze bwa mbere n'ubu ngubu biracyakurimo. Ubutwari ufite bwa mbere Yesu yashyize muri wowe n'ubu ngubu buracyakurimo. Ibyo wategetse bikemera n'ubu ngubu biracyari muri wowe, n'ubu wategeka bikemera. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom, turabashuje bene data na bashiki bacu bari hirya no hino ku isi. Ngewe ubasuhuje nk'uko bisanzwe ni Muhozi Variante cyangwa se Vari. Mbahaye ikaze muri channel ya YouTube Bohorwa Official TV. Nk'uko bisanzwe dusangira ijambo ry'Imana. Iyi ni channel twabashyiriyeho muzanya musangaho ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu munsi wa none bene data, reka twizere ko mumeze neza, kandi n'abatameze neza mwihangane muhange amaso Imana. Abarwayi mugomeze musenge, natwe turabasengera umunsi ku munsi. Imana irabagirira neza, turabaturaho amaraso ya Yesu arabasha kubakiza. Niba ari n'abafite ibibazo bitandukanye, nyamuneka ntukagerageze kwishakira inzira, ujye uhanga amaso Imana usenge. Aba ari ikibazo cy'igihe, Imana yacu irumva kandi irasubiza. Ushobora kudahita usubizwa ako kanya nk'uko ubyifuza, ariko igihe runaka iyo kigeze Imana iragusubiza. Niba ufite ikibazo, jya uhanga amaso Imana, jya usenga, wihere urusenge, ubwire Imana ibikubabaje, ibikuremereye mu mutima wawe. Turabizi abantu benshi barababaye mu buryo butandukanye. Hari abarwayi namwe mujye mugerageza gusenga Imana, muhanga amaso Imana. Imana niyo itanga urukingo, Imana niyo itanga umuti urenze uw'abaganga baguha. Uyu munsi rero nk'uko ubushize twasubitse n'umukozi w'Imana muri kubona imbere yacu ya kamera, twari turimo tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi nta bibazo byinshi ndi bumubaze. Tugiye kumwakira muri studio zacu twumve icyo Imana yamushyizemo. Mwene data Jean Paul, abenshi mumaje kumumenya, yashatse yakivuga cyangwa se niyivuge, ariko benshi mumaje kumumenya ni Jean Paul, umukozi w'Imana uvugira Imana. Twumvishe ko Imana hari byinshi yamushyizemo. Afite ijambo muri we, afite impano yo kwigisha ijambo ry'Imana ndetse no gusobanura ijambo ry'Imana. Abo twabanye ubushize mwarabyiyumviye. Rero reka tumuhe karibu. Ndazi neza ko atubikiye ibintu byinshi kandi byiza. Tumuhanga amaso, tumutega amatwi. Icyo mbasaba ni ugukora share na subscribe kugira ngo musangize bene data bari hirya no hino iri jambo ry'Imana agiye kutugezaho. Umukozi w'Imana, karibu muri studio usenge, ubundi uhite ukomeza utugezeho icyo umwuka w'Imana yagushyizemo. Mana yacu, Mana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'ubugwaneza, uri Imana irangwa n'urukundo. Turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ko uri Imana ibabarira. Mu izina rya Yesu, muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe riraruhura, ijambo ryawe rirahumuriza, ijambo ryawe rirayobora, ijambo ryawe ridusubizamo ibyiringiro. Nyemerera rero mwami wanjye kugira ngo usubane natwe, imbaraga zawe zize ziganze abagiye gukurikira ijambo ryawe. Reka Uwiteka Imana bumve kandi basobanukirwe. Urakoze Mana ko ugiye kubana nanjye, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Murakoze cyane, nongeye kunezererwa Imana muri uyu mwanya. Igihe cyose iyo mvuga iby'Imana ntabwo bintera isoni. Igihe cyose iyo mvuga iby'Imana numva mbikunze cyane, kuko ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Ijambo ry'Imana riraruhura. Iyo waryumvise, iyo urimo uribwira ubwoko bw'Imana, wumva unezerewe cyane, kuko abantu benshi bararushye muri iyi minsi. Abantu benshi cyane barimo bifuza ijambo ry'Imana, bakabura uburyo bajya muri Bibiliya ngo basome, bajya mu rusengero ngo bigishwe. Niyo mpamvu twahisemo kuza hano ku murongo kugira ngo tujye tubabwira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nabazaniye ijambo rivuga ngo
hari icyo ufite cyakurengera. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu ufite cyakurengera, hari ikintu ugendana muri wowe cyakurengera mu gihe cy'amakuba, cyakurengera mu gihe cy'ibyago. Icyo kintu uragifite ariko ntabwo ubizi ko ugifite. Nje kugwishurira rero icyo kintu kugira ngo wumve ko nawe uri umuntu ukomeye. Imana ishimwe cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva, ibice ni 14, turahera ku murongo wa 10. Haranditswe ngo, Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka. 11. Babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo, kudukura muri Egiputa? Umurongo wa 12 handitswe ngo, si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa kuruta ko twapfira mu butayu. 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye. Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Intego y'iri jambo ni ukukubwira ngo hari icyo ufite cyakurengera, ndetse nta nubwo kizakurengera weho wenyine, ahubwo kizakurengerana n'abawe, cyakurengerana n'urubyaro rwawe, kikakurengerana n'umuryango wawe, ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Ahangaha ni igihe Abisiraheli bari bageze ku nyanja itukura, ubwo ingabo za Farawo zari zituze Abisiraheli zishaka kubatsinda mu butayu. Ariko ahangaha ngo bari bageze ku nyanja itukura, Abisiraheli ngo bareba imbere bakabona inyanja, bareba hirya bakabona imisozi, bareba n'inyuma bakabona hari ingabo za Farawo zibatuze zishaka kubicira mu butayu, zishaka kubicira mu nzira. Nibwo Abisiraheli bari bari kumwe na Mose bamubwiye ati, se Mose we, ni ukubera iki wemeye kutuzana ngo dupfire muri ubu butayu? Ni ukubera iki utatubwiye ngo dukomeze dukorere Abanyegiputa? N'ubundi muri Egiputa twararyaga, twaranywaga, nta kibazo twari dufite. Ni ukubera iki utuzanye muri ubu butayu, tukaba tugiye gupfira muri ubu butayu? Ko nta cyiza kiri muri ubu butayu, kubona imbere ukabona inyanja, kureba barimo batwirukankana, kureba hirya no hino ukabona imisozi. Mose we, ni ukubera iki ibi wabyemeye? Hanyuma ngo Mose akimara kumva ayo majwi y'abo ngabo, ngatangira gutakambira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Atangira gutakambira Imana ye, aravuga ati, mwami wanjye, ko ari weho wambwiye ngo ngende kwa Farawo nkure y'ubwoko bwawe bitewe n'amarira wari umaje kubona barimo barira n'uburetwa wakoreshwaga, ukambwira ngo uzaba uri kumwe nanjye, ukampa n'ibimenyetso nzagendana ndetse nkanabikoresha ndetse bikagenda neza. None Mana, ko cya gihe wabanye nanjye mu bimenyetso, wambabariye no kuri iyi nyanja itukura nkabona ineza yawe, nkabona ukuboko kwawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Mose atangira gutakambira Imana. Ndashimira Imana yuko iyo utakambiye Imana irakumva, kandi Imana irakumva kandi ikanagusubiza. Imana ishimwe cyane. Ngo bakirimo bitotomba gutyo, Mose nawe arimo areba hirya akareba hino, akabura epfo na ruguru akabona nta gisubizo.
ariko yumva ijwi ry'Imana riramubwiye ngo yewe Mose we, icyo ni iki ufite? Imana ishimwe cyane. Mose aravuga ngo ni inkoni. Aravuga ati yewe Mose we, ntago wibuka yuko iyo nkoni wayikoresheje kwa Farawo igahinduka inzoka? Ntago wibuka yuko iyo nkoni harimo ubutware bwinshi kandi muri iyo nkoni mba ndimo? Imana ishimwe cyane. Imana iramubwira ngo yewe Mose we, iyo nkoni yawe yirambure hejuru y'inyanja, iraza gucikamo kabiri, ndetse muraza no kwambuka ahantu hameze nk'ubutaka. Imana ishimwe cyane. Ngo Mose yumvira Imana, ngakora ibyo Imana imubwiye, ngarangije ngabikora nk'uko Imana ibimutegetse. Hanyuma ngakimara kubikora, igitangaza kiraboneka, ngo inzira ihita iboneka mu nyanja. Hanyuma ngo amazi atangira ngo iburyo ngo arahagarara, ibumoso arahagarara, ngo barangije ngo batambuka mu nyanja ngo nko ku butaka. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ngo bakimara kubona icyo gitangaza cy'Imana, ngo Abisiraheli barambuka. Imana ishimwe, ngo barambuka. Ariko muri uko kwambuka kwabo nta bambukaga bumva bafite ubwoba, bitewe nuko barebaga iruhande rwabo bakabona amazi, bareba hepfo bakabona amazi, hanyuma ngo birabacanga. Ariko ngo bakimara kwambuka inyanja itukura, Imana ishimwe cyane, ngo basubije amaso inyuma. Bakimara gusubiza amaso inyuma, za ngabo zari zibakurikiye, ijambo ry'Imana risomye hepfo ngo rirakubwira ngo marayika ngo w'Imana wagendaga imbere y'Abisiraheli ngo yagiye inyuma yabo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo inkingi y'igicu ngo nayo iragenda ngo ijya inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abisiraheli n'imbere y'ingabo za Farawo. Imana ishimwe cyane. Ngo bakimara kwambuka, marayika arangije ngo ajya inyuma arabagota. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije ajya imbere y'ingabo za Farawo. Hanyuma ngo noneho ngo atangira kurangaza ingabo za Farawo kugira ngo zigende ahameze neza, kumbi zirimo zigenda mu nyanja. Marayika arimo kurangaza ingabo za Farawo mu nyanja kugira ngo Imana ize kwigaragaza, ize kugaragaza igitangaza mu nyanja itukura. Birashoboka yuko Abanyegiputa bari kubona inyanja icitsemo kabiri bagasubira inyuma bakiruka, kuko Bibiliya mbere iratubwira ngo Abisiraheli ngo bagendaga bamurikiwe n'abamarayika, bagendaga bamurikiwe n'umucyo w'Imana. Hanyuma ngo ingabo za Farawo zo hari igicu cyagendaga kibuditse cy'umwijima cyagendaga imbere yabo, gituma badasingira ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo marayika ngo atangira gushyira inziga ku magare, ngo bakurura zikagenda zanga. Ariko uko zagendaga zanga ni ukugira ngo badasatira Abisiraheli. Imana ishimwe cyane. Hanyuma marayika ngo atangira kurangaza ingabo za Farawo, ngo zikimara kugeramo hagati ngo nta n'umwe usigaye. Ngo igitangaza cy'Imana kirakoreka, ngo y'amazi yarameze nk'inkingi, ngo ahita amanuka ngo arabahorerana, ngo ingabo za Farawo n'amagare n'amafarashi ngo byose bihita bishirira mu nyanja. Imana itayigaragaza mu nyanja. Imana ishimwe cyane. Ahangaho twasomye ni ijambo rivuga ngo Mose ufite iki? Mose yatangiye gutakambira Imana ari ku nyanja, ariko yibagirwa ko hari ikintu afite muri we, hari ubutware afite muri we. Mose iyo aza kubimenya mbere, aba yarese arambura inkoni ku nyanja igacikamo kabiri. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, ngo mu bibazo byose uzajya ugenda uhura nabyo, mu makuba yose uzajya ugenda uhura nayo, senga Imana ubanze wumva ijwi ry'Imana. Senga Imana ubanze wumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo mwana wanjye noneho hari icyo ufite. Imana ishimwe cyane. Iherera ahantu ubwira Imana ati Imana, ko cya gihe hari ibyo nakoze bikemera, cya gihe ko nasenze mbabaye
umubabaro ugashira ukampa umunezero. Cyagihe Mana ko nagusenze ndwaye nkakira, cyagiye ko nagusenze nduhijwe n'agahinda n'amarira, Mana ukaza ukampanagura amarira nkabona ineza yawe. Ubu ngubu byakongera bigashoboka yuko nakongera bikemera. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data nshuti z'umusaraba, nimba nta kintu cyagutandukanyije n'Imana, nimba ukiri mu buntu bw'Imana, nimba utarigeze uko ajya mu byaha ngo wimure umwami Yesu, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wakoze bwa mbere n'ubu ngubu biracyakurimo. ubutwari ufite bwa mbere Yesu yashyize muri wowe n'ubu ngubu buracyakurimo. ibyo wategetse bikemera n'ubu ngubu biracyari muri wowe, n'ubu wategeka bikemera. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ikiri muri wowe. Nimba waremereye Yesu akaza agatura muri wowe, akaza akakuyobora, akaza akakubwira ngo mwana wanjye ibi ngibi ntago mbikunda, hanyuma nawe ukumvira uwo mwami ukavuga ngo ubwo umwami wanjye adakunda ibi ngibi ntabwo ngomba kubikora, hanyuma ugakora icyo Imana ishaka. Ndagira ngo nkubwire hari ubutware yagushyizemo Imana. Mu gihe uzahura na situwasiyo iyo ari yo yose uzategeke, Imana ishimwe cyane izakumvira. Hari ikiri muri wowe, tegeka. Wategeka. Umaze igihe uri mu bushomeri, tegeka. Umaze igihe urarurira, tegeka. ubu urimo kubona imisozi imbere yawe, tegeka. Imana iraza kukumva, igitangaza cy'Imana kiraza gukoreka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Weho hanga amaso Imana, senga Imana. Nubwo hari ibicantege, nubwo hari umuruho ukuriho, ndagira ngo nkubwire senga Imana kandi ukiranutse. Senga Imana mwene data. Nta handi hantu dukura ibyiringiro bifite ubugingo, nta handi hantu dushobora kubonera amahoro, nta handi hantu dushobora kubonera umunezero. Amafaranga ntago yaguha umunezero niyo waza n'uwagahe gatoya. Umugore mwiza ntago yaguha umunezero niyo yaguha n'uwagahe gatoya. Amashuri wize ntago yaguha umunezero, uwo munezero niyo waza n'uwakanya gatoya. Inshuti nziza ntago zaguha umunezero, niwo umunezero waza n'uwakanya gatoya. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe hanga amaso Imana. Imana izaguha umwuka wera. Uwo mwuka wera niwo utanga umunezero. Mwuka wera iyo ari muri wowe, niyo waburaye ugira ibyiringiro, ukaririmba umuririmbyi uvuga ngo mfite ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro bifite ubugingo. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umwuka wera, imbaraga z'Imana iyo ziri muri wowe, bashobora kukwirukana mu nzu ukagenda uririmba indirimbo z'amashimwe, ukagenda uvuga ngo naho banyirukana mu nzu, naho napfusha ibyanjye, naho nabura ibyanjye, ariko nzakomeza kwiringira umwami wanjye. Ahangaha Abisiraheli ngo bakimara kwambuka inyanja itukura, ngo Mose ngo Yesu atangira yahanze indirimbo mu gahe gatoya, ngo Yesu atangira kuririmba indirimbo. Arangira aravuga ngo Imana ishimwe cyane ko ingabo za Farawo n'amagare n'amafarashi Imana yabiroshye mu nyanja. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane ko yigaragaje. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe ko yadukijije. Imana ihabwa icyubahiro. Hanga Mose araririmba cyane, aravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Aravuga ngo amagare ya Farawo n'ingabo ze ngo yabiroshye mu nyanja, ngo abatware n'imitwe yatoranyije ngo barengerewe n'inyanja ngo itukura. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo Uwiteka ni imbaraga zanjye, ngo ni indirimbo yanjye, ngo mpindukiye ngo agakiza, ngo niwe Mana yanjye, ngo nanjye ndahimbaza. Niyo Mana yanjye ndata, ngo nanjye ndayishyira hejuru. Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ngo Uwiteka ukuboko kwawe ngo kw'iburyo guteye icyubahiro, ngo n'ububasha bwako. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo
ngo kwaheshenjaguye ababisha banjye. Imana ishimwe cyane. Ngo isumbe ryawe ryinshi ngo ryatumye utura hasi abaguhagurukiye, abari baduhagurukiye. Imana ishimwe cyane. Iyo ni indirimbo Mose yaririmbye. Natwe umunsi Imana izaba yatuvanye mu Egiputa. Mu Egiputa ahangaha abisare bavuga mu Egiputa. Umunsi Imana izaba yatuvanye mu bibazo, mu ntambara, mu makuba. Umunsi Imana tuzaba twayisenze ikatwumva ikadusubiza. Umunsi Imana izaba yaduhaye amahoro. Umunsi Imana izaba yasubije icyifuzo twasengeye imyaka 10, imyaka 20, Imana ikagisubiza. Umunsi Imana yishe ababisha bacu abatugenzaho. Umunsi Imana yarwanyije ibiturwanya. Umunsi Imana yakoze igitangaza, natwe tukagera mu munezero. Natwe tuzaririmba indirimbo z'amashimwe. Ndagira nkubwire mwene data, hari icyo ufite muri wowe. Tegeka, tangira utegeke. Ibikuruhije byose tegeka. Imana iraza kukumvira kandi Imana iraza kugusubiza. Tegeka mwene data. Reka dusenge Imana. Ese urimo kubona imbere yawe ukabona hari inyanja? Ese urimo kubona inyuma ukabona hari ingabo zirimo zikwirukaho? Ese urimo urareba hirya no hino ukabona hari imisozi kandi utabasha kurenga? Reka dufatikanye dusenge. Imana iraza kukumvira kandi Imana iraza kugusubiza. Mana yacu, Mana nziza, niweho buhungiro bwacu. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse n'amakuba. Mose n'Abisiraheli, Imana wabanye nabo ku nyanja itukura, ntabwo wigeze ubakoze isoni, ndetse nta nubwo bigeze babicira mu butayu ahantu bari bakambitse. Mana, ndagushimye yuko bose bageze amahoro. Ushimwe kandi batangiye kuririmba indirimbo zishimwe. Ndagira ngo bene data nabo batangire kumva indirimbo zishimwe. Ndagira ngo bene data batangire no kuziririmba. Ndagira ngo uturemere umunezero, uturemere ibyishimo, uturemere amateka meza, uturemere ibyiringiro kandi bifite ubugingo, uturemere igitangaza kizatuma tunezerwa kandi duseka. Urakoze Mana ko wabanye natwe. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amen.